Reka rero nongere nguhe ikaze. Iyi ngiyi ni Zara Magazine TV, aho tuba tuganira mu biganiro byacu bigiye bitandukanye, aho tubagezaho amakuru y'imikino ndetse n'imyidagaduro, aho tugenda tuganira n'abantu batandukanye, abaduha ubuhamya ndetse n'abakeneye ubuvugizi. Nimba nawe hari icyo ukeneye ko twaganira, watwandikira kuri iyo nimero iri munsi cyangwa se ukaduhamagara, ubundi ibintu bigakomeza kugenda bigenda neza. Reka nkwibutse yuko kuri zaramagazine.com niho hantu uri busange amakuru agezweho mu mikino ndetse n'imyidagaduro. Ikindi kintu wamenya nuko Zara Pictures baraza kugufasha ku bintu bijyanye n'amafoto ndetse n'amashusho. Nimba ufite ubukwe, nimba ufite ibindi birori, anniversaire, nimba ushaka gukora filme, nimba se hari n'ikindi kintu ushaka gukora gifite aho gihuriye n'amafoto ndetse n'amashusho, Zara Pictures baraza kugufasha. N'ubundi uhamagaye iyo nimero iri munsi y'ikiganiro biraza koroha kuyita utugeraho direct. Urahita utugeraho rwose mu buryo bworoshye cyane, ubundi tugukorere akazi. Kora subscribe kuri ino channel nimba uri mushya, kugira ngo n'ubundi biganiro byacu bitazajya bigucika, dore ko n'ubundi tuba twagiye tubategurira ibintu byiza kandi biryoshye. Tuba twagiye tuganira n'abantu muba mushaka kumenya amakuru yabo. Kora subscribe, ubundi ukore share, ukore like na comment, kugira ngo ibintu bikomeze kugenda biba uburyohe. Nge ndiremera gahita nk'ibisanzwe. Iyi ni Zara Magazine TV. Kasim Hakizimana ari kuri kamera, ubundi iyo niyo team ya Zara Magazine TV igenda kugezaho ibiganiro bitandukanye tugenda tukugezaho. Uyu munsi rero ngarutse mu myidagaduro nk'ibisanzwe. Muri iki kibuga cy'imyidagaduro hari abantu batandukanye bazwi b'ibyamamare, yaba abanyamakuru, yaba abakinnyi b'umupira cyangwa siporo, yaba muri siporo, yaba abahanzi, yaba abakinnyi ba filime n'abandi. Tugenda twibaza se, cyangwa usanga abantu bose bibaza ngo ese aba bantu ko bakuze bihagije? Burya umuntu ufite imyaka 21 imwemerera kujya imbere y'amategeko agasezerana, abakuze bihagije. Aramutse anakoze ubukwe cyangwa se igikwe nk'uko abubu babivuga, nta cyaha yabakoze ndetse yabakoze ikintu gikwiye. Hari abantu rero hakunze kwibazwa ngo se aba bantu bazakorera ubukwe ryari? Ko abantu bakuze bihagije, ko abantu tumaze imyaka myinshi tubazi kandi batamenyekanye ari abana. Abantu ko urungano rwabo, abo bakorana, inshuti zabo za hafi, ko zose zashinze urugo, aba bantu bategereje iki? Ntago ari ukwinjira muri privacy yabo cyangwa se mu buzima bwite bwabo, ahubwo nyine iyo uri icyamamare, ntago wabuza abantu kukwibazaho, ntago wabuza abantu kugira ibyo bagutekerezaho. Natwe rero nka Zara Magazine TV twakoze urutonde rw'abantu usanga hibazwa impamvu badashinga ingo cyangwa se badakora ubukwe. Ikiganiro ni Showbiz Today. Nababwiye yuko Showbiz Today twebwe tuzajya twibanda ku biri mu baturage. Ibi ngibi nibyo twasanze mu baturage. Aba bantu nibo twasanze abaturage bibaza ngo ese aba bantu barabura iki ngo bakore ubukwe. Wenda ubutaha tuzanabatunga mikoro abaturage batubwire, bigarukire kuri aya mazina nabo batubwire nimba hari nabo twibagiwe. Uru rutonde rero ndaruvuga nihuta, ntago ndi butinde cyane kuko benshi barazwi, bafite nibyo bazwiho. Umuntu witwa Seburikoko yitwa Niyitegeka Gratien, ariko benshi bamumenye nka Seburikoko, na nuba abantu barakibaza impamvu adakora ubukwe. Hari uwitwa King James, ni umuhanzi yakoze indirimbo zitandukanye abantu bakunze, ariko kugeza n'uyu munsi usibye no kuba adashinga urugo, nta nuramenya umukunzi we. Abantu baribaza ngo ese King James bimeze bite kudashinga urugo? Iyo aganiriye n'abanyamakuru ngira ngo iki kibazo ntigishobora kubura. Ku undi muntu n'uwitwa Samusure cyangwa se Ernest, ngira ngo mwamenye muri filime zitandukanye, ngira ngo yari kugaragaramo cyane uyu munsi yitwa Makuta. Ngira ngo nawe abantu bahora banibaza impamvu adashaka umugore. Undi ku mwanya wa kane yitwa Jarike Imfura Yacu, ni umunyamakuru wa siporo kuri BNB FM Umwezi. Nawe numwe mu bantu abantu bahora bibaza ngo ese urabura iki wa mugabo we kugira ngo ushake umugore. Undi ni uwitwa Phil Peter, ni umunyamakuru wa Isibo TV mu kiganiro The Choice Live. Nawe numwe mu bantu hibazwa impamvu adashaka umugore.
undi ni umuhanzi witwa Kitoko Bibarwa Patrick bamumenye mu ndirimbo zitandukanye kuri ubu atuye mu gihugu cy'Ubwongereza nawe ni umwe mu bahanzi usanga abantu bibaza ngo ese ko ba Meddy babikoze ko nabandi bahanzi ba Mico Prosper twabonye babikora nako Mico the Best ngo naga gikunda umuntu umwita Mico Prosper Mico the Best ko nawe yashinze urugo ubu akaba yaranibarutse imfura Kitoko bimeze bite urabura iki abafana bawe bari kubyibaza ikintu bura kugira ngo nawe ushake umugore undi ni umukinnyi wa filime ubimazemo igihe yitwa Shafi cyangwa se Rukundo Arno abantu nawe baribaza impamvu adakora ubukwe impamvu adashaka umugore undi ni umukinnyi wa filime nawe yitwa Kirenga Safin ngira ngo mwamukurikiye muri filime zitandukanye ikibazo nk'iki ngiki nakimubajije mu 2017 muri interview twagiranye mubaza nti uzakora ubukwe ryari ambwira ngo ni vuba ariko tugeze mu mwaka wa 5 na n'ubu turacyategereje Safin urabura iki undi umuhanzi witwa Uncle Austin usibye kuba afite umwana mwiza w'umukobwa twese tubizi ariko ntago bibuza abafana be kwibaza ikibura kugira ngo akore ubukwe nk'abandi bahanzi ashaka umugore undi ni umuhanzi witwa K8 Kavuyo ngira ngo yamenyekanye mu ndirimbo zitandukanye aherutse gusohora n'indirimbo nshya yise Njonogo urukundo rwe rwagiye hanze cyane ni igihe yakundanaga na Miss Grace Bahati ariko baza gutandukana nyuma yo kubyarana umwana w'umuhungu Kavuyo abafana bawe baribaza ngo harabura iki kugira ngo nawe ushinga urugo kuko ibisabwa umuntu kugira ngo ashinga urugo ahari babona ubifite undi ni umunyamakuru akaba n'umushyushya rugamba yitwa Anita Pend usibye kuba yarabyaranye abana babiri b'abahungu n'umukinnyi witwa Alphonse Ndanda nyuma bakaza gutandukana yewe Ndanda mu minsi ishize yakoze n'ubukwe asezerana mu murenge n'umukunzi we tuye mu gihugu cy'Ubwongereza ubu ni naho aherereye Anita ni umwe mu bantu bakunze kugaruka cyane ku kintu cyo kuvuga ngo gukora ubukwe n'iki ariko ntibikuraho abantu kwibaza ngo ese Anita kuhora ubivuga mu rwenya ubundi urabura iki kugira ngo nawe ukore ubukwe undi ni umuhanzikazi witwa Oda Pasi rwose abafana bawe nawe ntibabura kwibaza ikintu ubura kugira ngo ushinge urugo ukore ubukwe abandi bahanzikazi twagiye tubona undi abantu bibazaho ni umunyamakuru witwa Axel Rugangura ngira ngo uyu ni umunyamakuru w'imikino kuri Radio Rwanda akaba n'umwe mu bakunzwe cyane mu kogeza imipira abantu bahora bibaza impamvu uyu munyamakuru adakora ubukwe iminsi ishize nibwo hagiye inkuru zicicikana mu bitangazamakuru bagaragaza umukunzi we utuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta kintu yigeze abivugaho ariko Axel ni umwe mu banyamakuru hibazwa impamvu badakora ubukwe undi munyamakuru wa siporo nawe abantu bibazaho cyane n'uwitwa Rugimbana Theogene umunyamakuru wa Radio 1 abantu rwose bakomeje kwibaza amaherezo y'uyu munyamakuru kuko n'umwe mu banyamakuru bayimazemo igihe bafite experience ihambaye muri iki gisata kandi babikora neza ariko kubijyanye no gushinga urugo rwose impaka zikomeje kuba nyinshi undi munyamakuru wa siporo nawe abantu bakomeje kwibazaho ni Kazungu Clever umunyamakuru wa Radio TV10 baribaza impamvu n'ikibura kugira ngo Kazungu Clever ashinga urugo abafana be by'umwihariko twebwe ibi turi kuvuga ni ibyo abafana se cyangwa abaturage bibaza ntago ari ibyo twe twibaza kuko twe dusanzwe tubizi undi abantu bibaza ikintu abura kugira ngo ashinge urugo ni umunyamideli cyangwa se umumurikamideli ubimazemo igihe kinini yitwa Franco Cabano rwose abakunzi bawe baribaza ikibura kugira ngo ushinge urugo ukore ubukwe undi nawe mumurikamideli abantu bakomeje kwibazaho yitwa Sekamana Eric ngira ngo ni umumodo uri mu bazwi cyane hano mu Rwanda
yagiye avugwa mu nkundo n'abatandukanye ariko still kugeza na n'isaha turacyategereje yuko yagira ikintu yibwira by'umwihariko nanjye ndi umwe mu bantu bahora bamubaza iki kibazo kuko inshuti yanjye Sekamana bimeze bite harabura iki undi muntu ni umuhanzi wamenyekanye cyane mu ndirimbo z'umuco cyane mu ndirimbo gakondo Jules Sentore usibye kuba afite umwana mwiza w'umukobwa ariko abantu bakomeje kwibaza ikintu kibura kugira ngo Jules Sentore ashinga urugo umuvandimwe we Sentore Lionel mu minsi ishize yakoze ubukwe bwiza n'umuhanzi n'umukinnyi wa filime Aline Munezero Jules Sentore abafana bawe baracyagutegereje nawe bategereje gutaha ubwawe undi ni umuhanzi witwa Eric Senderi Hit bimeze bite harabura iki kugira ngo ukore ubukwe k'abafana bawe bakomeje kugutegerezana n'ubu baguhebye harabura iki nawe n'umwe mu bantu bibazwaho impamvu adakora ubukwe dusozereje ku muhanzi yahoze mu itsinda rya Dream Boys yitwa TMC usibye no kuba twakwibaza impamvu n'icyo abura kugira ngo akore ubukwe nta n'umukunzi w'abantu bigeze bamenya n'umwe mu bahanzi barinda privacy yabo mu bijyanye n'urukundo na n'ubu ngubu baracyategereje mujyanama Jean Claude ko hari ikintu yakwibwira kugira ngo nawe ashyire umwana mu mago atera ikirengeye mu cya mugenzi we Platini uherutse kubikora ubutaha noneho tuzajya mu baturage tubatunge mikoro batubwire n'abandi dushobora kuba twibagiwe kugira ngo ibintu bigende bigenda neza kora subscribe ubundi ibintu bikomeze kugenda biba uburyo